Ndagushushe kandi nguhaye ikaze nizere ko aho uri hose udukurikiye mu bice bigiye bitandukanye bya hano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu, nizere ko ukomeje kugubwa neza. Iyo iracyari Better Crazy TV n'ubundi nk'uko musanzwe mubimenyereye, tugenda tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye, yaba iby'ubuzima ndetse n'ubundi bumenyi buba bugiye butandukanye abantu benshi baba bagiye badasobanukiwe. Nk'uko mubibona rero, n'ubundi uyu munsi tugiye gukomeza tugenda tubereka bimwe bishobora kubafasha mu kuba wakubaka umubiri wanyu ndetse ukabasha kuba wagira ubuzima bwiza, by'umwihariko ku bantu baba bagiye bafite ibibazo bigiye bitandukanye by'uko imyanya myibarukiro yabo itabasha kuba ikora neza nk'uko bikwiye. Guys, even if there is a people out of the country which cannot get the all component that we use in to prepare this supplement, you can use Omuzu supplement which called redwood. That is so kind for increase the libido even if the night performance for low cost at $45. That is the basic company. I can encourage you to buy this supplement which is so kind for to solve all low performance for real men. Nkaba nabwiraga rero abantu batabasha kubona ibi ngibi nimbasha kuba nabereka muri video zigiye zitandukanye ngenda nkora umunsi ku munsi twibanda ku buzima, ko bashobora kuba bakoresha product za Omuzupi. Ni company ikorera muri Amerika, ukaba ushobora kuba wagura izi product kuri online. Tugarutse rero kuri video yacu uyu munsi, tugiye gukoresha ibintu bigiye bitandukanye kugira ngo tubashe kuba twabona umusaruro twifuza kandi ubuzima bwacu bubashe kurushaho kumera neza nk'uko tubyifuza. Video yacu y'uyu munsi rero turaza gukoresha urunyanya. Inyanya nk'uko abantu benshi bagiye babizi zikize ku cyo bita lycopene. Lycopene ikaba ari nziza cyane for increasing the sexual health for men, kuba yakongera ibigendanye n'iby'imibonano mpuzabitsina ku bagabo, kuko ikize ku cyo bita lycopene na vitamine E. Ukaba ukoresha inyanya ebyiri ukazirapa neza, inyanya zihiye ndetse bibaye byiza zaba zitaratereshejwe imvaruganda cyangwa zitariho icyo bita chemical product. Izi chemicals bagenda bashyiraho kugira ngo zice udukoko, biba bisaba ko uba wazikoreye isuku ihagije, kuko izi nyanya ni ingenzi cyane, dore ko ibintu byose bikize kuri vitamine E ndetse bifite n'ibara ry'umutuku cyangwa oranje, biba ari byiza mu gutunganya imikorere myiza y'imyanya myibarukiro ya kigabo. Nyuma yaho rero turaza kwifashisha tangawize. Tangawize nayo urayifata ukayirapa, wamara kuyirapa ukaza kuyivanga neza n'izi nyanya. Ahangaha bisaba gukoresha tangawize isa nkaho yumvikana, kuko twabonye ko iyi tangawize impamvu dukunda kuyikoresha ari ituma amaraso atembera neza mu mubiri wose ndetse akagera no mu bice bigiye bitandukanye, cyane cyane mu myanya myibarukiro, kuko hari igihe usanga imitsi iba yaratangiye kugenda yihinahina, bamwe ugasanga igitsina gabo gitera gisubira inyuma, imitsi ntibashe kuba itakirambuka neza, kugira ngo kibashe kuba cyafata imbaraga ndetse cyanafata umurego, ukajya ubona nta mbaraga kibasha kuba cyafata, kugira ngo kibashe kuba cyashimisha uwo muri guhuza urugwiro. Iyi tangawize ushobora kuba wakoresha nk'amatike abiri bitewe n'uko angana, gusa ukirinda gukoresha nyinshi kuko nayo twabonye ko ishobora kuba yakwangiza igifu, ukaba ushobora kwibwira ko uri gukiza ikibazo kimwe ahubwo uri kongera ikindi kibazo. Ndagusaba rero gukurikira iyi video yose kuva itangiye kugeza irangiye, kuko nzajya agenda babwira byinshi abantu benshi bagenda bakora ntibabashe kuba babona impinduka baba bategereje kubera bataba babikoze nk'uko mbyifuza. Ndaza kubabwira rero n'ibyo ushobora kuba wakwirinda kugira ngo uyu muti ubashe kuba wakugirira umumaro mu gihe gito cyane. Iyo ubishoje ufata tungurusumu ziba zarumye neza. Ahangaha ushobora kuba wakoresha impeke zigera kuri 6 cyangwa 5, nazo ukabasha kuba wazirapa. Izi tungurusumu
zibasha kuba zakongerera umubiri ubudahangarwa, ndetse bamwe bakunda kuvuga ko zongera uburambe, yaba ari ku gitsina gabo cyangwa ku bagore, ndetse zikaba zikiza n'amwe mu ma infection agiye atandukanye ashobora kuba yakwataka umubiri. Tungurusumu rero abantu benshi bakunda kuzikoresha nk'ikirungo, ariko biba ari byiza kuba wazifata ugahekenya nk'agaheke kamwe cyangwa tubiri mbere y'uko ufata ifunguro. Gusa nanone ukamenya ko atari nziza kuba wazifata udateganya kurya, kuko zishobora kuba zatwika igifu. Ikindi ukazinoza cyane, kuko ahantu zigeze mu gifu iyo zibashije kuba zahegamaho umwanya zishobora kuba zahatera ibindi bibazo. Ibi byose rero iyo umaze kubirapa ubikura muri rape neza. Twarapye inyanya, tangawize ndetse na tungurusumu, urabanza ukabikura muri rape neza, ubundi ukabyegeranya. Iyo ubashije kuba wabyegeranya biba ngombwa ko ufata agatasi ndetse n'akayunguruzo gasanzwe k'icyayi. Aha ngaha tukaba tugerageza gukoresha ibintu byoroshye cyane buri muntu wese ashobora kuba yakwikorera aho yaba ari hose. Urabanza ugasa nkaho ubyegeranya kugira ngo umutobe wa buri kimwe ubashe kuba wahura n'uwundi. Nyuma yaho uraza kugenda ubikamura, uzajya ugenda ufata bike bike ubishyire mu kantu ubikamure, ubundi ukuremo umutobe usa nkaho uhagije. Urabikamura neza ukoresheje ikiyiko, cyangwa ushobora kuba wakoresha n'ikindi gikoresho icyo ari cyo cyose, ndetse dore ko hari n'ababikamuza intoki, ariko biba ari byiza kugenda ukoresha igikoresho kugira ngo urusheho kuba wakongera isuku, kuko isuku nayo aba ari ingenzi mu kuba wategura ibi byose ngenda nkwereka mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kuko aha ngaha nk'uko nabibabwiye, iyo utabashije kuba wakoresha isuku nyinshi ubasha kuba wakora umuti urimo mikorobe, ahubwo ntubashe kuba wagira icyo ukumarira, ugashobora kuba wagutera izindi ndwara zigiye zitandukanye. Ari byiza kugira isuku nyinshi, dore ko ibi ngibi nta handi biba bihurira n'ubushyuhe, kugira ngo bwa bushyuhe bubashe kuba bwakwica za mikorobe zindi. Urabifata byose ukagenda ubikamurira mu kayunguruzo, ukabikamura neza nk'uko bikwiye. Numara kubikamura rero, reka tuze kureba ibindi tuza gushyiramo kugira ngo bize kongerera umubiri wacu imbaraga nyinshi cyane, kugira ngo bize kongerera umubiri wacu imbaraga nyinshi cyane ndetse zidasanzwe. Kwibutsa ko niba utarakora subscribe kuri iyi chaîne yacu ya YouTube, wabikora aka kanya kugira ngo n'ubundi tuzajye tubasha kubana no mu zindi video ngenda mbasha kuba nabategurira umunsi ku munsi, dore ko ngenda mbagezaho ibintu bigiye bitandukanye, tutaba twibanda ku buzima gusa, ahubwo yaba ari amakuru, yaba ari ubundi bumenyi, byose uzajya ubasha kubibona kuri iyi chaîne yacu ya YouTube. Mu gihe umaze gukora subscribe ukemeza kubana natwe mu biganiro byacu bigiye bitandukanye bya buri munsi. Niba uri mushya ukaba ubonye iyi video ndetse ikaba inakunyuze, ushobora kuba wayisangiza n'izindi nshuti zawe zigiye zitandukanye, kuko ndabizi cyane abantu bagenda bahura n'ibi bibazo byo kubura ubushake, kurangiza vuba, ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye by'imyanya myibarukiro itabasha gukora neza. Hari byinshi bigiye bitandukanye ushobora kuba wakwikorera bigahindura ubuzima bwawe udakoresheje ibindi bintu byakwangiza ubuzima bwawe, nk'ibindi biyobyabwenge babeshya ko byongera imbaraga muri iki gikorwa, ahubwo ukaba wakwifatira ibintu bisanzwe ubona mu buzima bwawe biri natire, bikabasha guhindura ubuzima bwawe ndetse ukabona impinduka mu buryo bwose bushoboka. Reka dukamure rero ibi ngibi bya nyuma bisigaye, ubundi mbereke ikindi tugiye gukurikizaho. Urabikamura neza. Aha ngaha umutobe ntiwashiramo 100%, ariko uwo dukoresha uba usa nkaho uhagije. Aha ngaha numara kubikamura neza wabonye umutobe, urafata ubuki bwiza bw'umwimerere utabuvangiyemo ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ubuki buri natirere,
Akenshi ushobora kuba wakoresha ubwa kinyarwanda bwa bundi buba bukiva mu mizinga igiye itandukanye y'inzuki. Ubu ngubu akaba ari ubuki bita honeybee, ubuki bw'umwimerere muri official. Kugira ngo rero ubu buki bubashe kuba bwakura neza, turaza kwifashisha icyayi kimeze gutya. Urafata amazi uyacanire, ushyiremo icyayi cy'ikawa ariko cyitwa gutya. Nurangiza uragisuka muri wa mutobe, ubundi ugende ubivanga neza kugeza bibashije kuba byavangika. Ariya mazi aba asa nkaho agishyushye, kuko n'ubundi uyu muti aba ari byiza kuwukoresha amazi ashyushye, kuko iyo uwunyweye niho ubasha kuba wakwira n'umubiri wose, ndetse waba ufite n'ikibazo cy'ibinure bikabasha kuba byagabanuka. Nkwibutsa ko izi recipients cyangwa izi supplement ngenda nkwereka ushobora kuba wakwikorera, intego yazo atari ugukemura ibibazo bigiye bitandukanye by'imyororokere, ahubwo nk'uko twabibonye byose bigiye bifite imimaro igiye itandukanye bishobora kuba byafasha umubiri wawe. Nk'ubuki ni bwiza cyane mu gutwika ibinure ndetse no kongera imbaraga zikwiye mu gihe wabashije kuba wacika intege. Nababwira byinshi rero, iyo iracyari Beta Skills TV, nkubwira ngo n'ubundi tuzasubire mu bindi biganiro byacu bitaha. Niba utarakora subscribe, aka kanya nicyo gihe cyo kubikora, kugira ngo n'ubundi tuzajye tubana muri video zacu zigiye zitandukanye za buri munsi.